reka twongere tubasuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muri hirya no hino mu gihugu amajyepfo amajyaruguru burasirazuba n'uburengera bwaryo by'umwihariko mu mujyi hagati wa Kigali ni Mr Jean Ngugu umwuzukuru wa Rukara rwa Bishingwe Rwishe umuzungu rwishe umuzungu nakiriye umusore cyangwa se umupapa byinshi araza kubitubwira umeze mute ndaho biraho ariko birenze kurorera aho gupfa nakwigumira gutya ibitaraho biba biri he aha biri ahandi wambaye neza kubera ko ntahindurije imyenda bwo nambaye neza ni ikihe kintu kikugora kwiyitaho ku mubiri wawe umubiri wanjye igihe kinini kifata igihe kinini ni ugusokoza ubwanwa n'umusatsi ngiye kukoza ngo bireba mu ndorerwamo ryayo ubwo nicyo gihe nkora ibyo mwabyumvise duhereye Ibwana Simbwe urahazi Ibwana Simbwe niyo naba ntazi mba mpumva muri gihe umuntu atazi abacyumva icyo utazi ku maso cyumva kuri radio uru ni urugo abateri bake bazakubonamo kenshi kandi bakakungukiraho byinshi ese muri make ni urugo twavuga ngo ni urwawe kuri Tagme TV Tagme TV yego Tagme TV kuba byumva biri muri kurbe ahubwo ndibaza ubusobanuro bwabyo ubanza usobanurire abazabibona ibaze ko ugiye kugira uyobora ibiganiro ku muyoboro utazi ibisobanuro urabizi wenda wabacira ku mayange nginga komeza mu kinyarwanda biravuga kabivuye mu cyongereza ni talent go with me talent go with me ufitiye impano impano rero ngira nyinshi haba kuririmba haba gukora ibisigo abenshi bita imivugo yego kuko umuvugo utandukanye n'igisigo turaza kuhagera uraza kudusobanura igisigo udusobanurire n'umuvugo ariko tutaragera kure cyane yego abagukurikiye zamuka nivuge hari aho twari mu birori baravuga ngo abagore batwibwire abagabo bivuge ko nta mugore wivuga niko biba bimeze ariko reka nivuge rero kuko iyo umugabo yivuga abagore bavuza impundu abagabo bakivuga imyato nako kongereho uko kwivuga ko impundu zijyana n'imyato ubu rero njye nitwa Mirindi y'abasore shakiro ry'isheja sizana ry'ibyiza rwema rw'urukundo inkwakuzi cyane nkaba hirya ahangaha n'intanga icyerekezo abahazi barahamenya bahita ingangare ku cyanzo kizira icyo ku cyuzuzo cy'umutungo haza avuga imitozo akaba abahita ingangare ibyo bintu kuvuga umwana uvutse muri 2005 yangiye ibyari byo ubu niba yaraganiye na sekuru azamenya icyo se yasize avuze ngo ni ruhu rw'iki njyewe ndi w'ingangare ku cyambo kizira icyondo ku cyanzo kizira icyuho ku cyuzo cy'umutungo ahaza avuna imitozo Cleophas Barore cyane ari umuzukuru wa Rukara rwa Bishingwe Rukara rwa Bishingwe bishe umuzungu wavuze ko wipresence uvuga ko umuzukuru wa Rukara rwa Bishingwe niba rwishe umuzungu harya yahoze ari umugahunga kabarashi cyangwa kabarasha no hirya urumva ndabizi wasanga mfite icyo dupfana rero Ruhana Mirindi nitwa Mirindi y'abasore ruhu rw'urukundo rwema rw'urukundo njye ngira urukundo ariko uwo nanze nimbwa ntizamurya ni rwema rw'urukundo tuzabona kenshi cyane hano kuri Tagme TV uyu munsi wa none namo ngo icyari igitambaro kigikuyeho ibya bindi byo ngo umwenda wari ukinze ahera ngo watabutsemo kabiri kugira ngo umuntu yigerereyo utugiye dutarama
agati gaturike akagozi kagere gate gacike. Yego. Ububasha n'ubushobozi ni ikihe kintu zibandaho? Nzibasha kuwampa ububasha kubera ko mvuze ngo uwampa ububasha n'ububasha bw'imbaraga zihindura ibintu ntawe ngishije inama, ariko mvuze ngo uwampa ubushobozi ubushobozi ni bya twita mu ndimi z'amahanga in terms of money, ubushobozi bujyanye n'amafaranga. Hari akantu ndi bugarukeho, uwampa ububasha nkajya nkora ibintu ntagishije iki inama, wagira ko kutagishije inama. Buriya nkubwire ububasha ububasha ni ibintu uba wifitemo uhindura abandi bakabibona ko byahindutse. Naho ubushobozi ni uburyo ufite amafaranga uhindura ibintu ukoresha amafaranga ufite, noneho bigahinduka kubera ya mafaranga ufite bakagukurikira kubera amafaranga. Tukiri kuri ako kantu, ubushobozi n'ububasha igihe gifite imbaraga. Ubushobozi n'ububasha, ububasha nibwo bufite imbaraga. N'ububasha n'ubushobozi oya ntabwo turi byumve kimwe, kubera ko uwampa ububasha bwa ububasha buhindura. Ntushobora ko buriya ububasha ibintu bitanu buhindura ibintu bitanu. Ubushobozi wakora, nanjye ndavuga ibintu bitanu mfite ububasha nakora. Ntabwo ndibuze kubivuga uwampa ububasha mvuge bitanu kuko ndaba mvuze ibiganiro bitanu, kandi uyu munsi nateguye kimwe. Turavuga kimwe. Yego. Uwampa ububasha bwo kuba umusizi. Kuko ndiwe ntabwo uri wumpa ububasha nasaba ububasha uwampa kuba umusizi, ahubwo uwampa ububasha icyo nakora mu busizi bwanjye. Uwampa ububasha nakuraho urukundo rwikunda, nakuraho urukundo rukunda ibintu rudakunda abantu, rwa rundi rukunda ubuzima rudakunda abazima. Uzi uwampa ububasha ibyo nakora ibyo. Uribaza uti urukundo rwikunda rukunda ibintu rudakunda abantu, rukunda ubuzima rudakunda abazima ni uruhe? Ubu usimbuka ibintu abantu bakunda muri iki kinyejana. Urukundo rutikunda kuntera amabuye birumvikana. Rudakunda ibintu rubaho. Ndaza kuguha urugero. Uravuze uti abantu bakunda ibintu, niko ushatse gusobanura. Abantu barikunda. Ushatse gusigura ko abantu bakunda ibintu. Barikunda bakunda ibintu. Yego. Uwampa ububasha nakuraho urukundo rwikunda rukunda ibintu rudakunda abantu, rukunda ubuzima rudakunda abazima. Ushatse kuvuga ko ngiye guterwa amabuye. Hari umugabo bita Roberto Nevilis. Niwe wazanye umukoro aho abanyeshuri bajya gukorera mu rugo. Kubera ko turi mu Kinyarwanda nanze kuvuga ngo homework ngo devoir de domicile. Yego. Umukoro yawuzanye nk'igihano ahaye abanyeshuri. Nk'igihano habaye abanyeshuri ngo badahumeka bageze mu rugo. Turabyumvikanaho? Nabyumvise. Ariko muri iki gihe umukoro cyangwa se homework ni ikintu cyateje imbere umunyeshuri, gifite n'ireme ry'uburezi byagendeyeho, kandi byatangiye ari igihano. Niyo mpamvu nanjye ibyo mvuga aha ngaha bishobora gutangira bantera amabuye, ariko bikaba inyigisho kuri bamwe. Katwinjira ijambo kuri iyi. Yego. Uwampa ububasha nakuraho urukundo rwikunda. Urukundo rwikunda rumeze gute, rutagira ryari rukageza ryari? Urukundo rwikunda rero ni igihe umara igihe, ni igihe umara igihe, ni igihe cyaki mu kindi. Yego. Ni igihe umara igihe wirebaho. Uzumva umuntu aguhamagara umuvandimwe, kuko uko biri kose ntabwo uvuka wenyine. Sibyo? Yena n'ababa badukurikira batureba ahangaha nko kuri iyi TV. Udukurikira akaba ari ikinenge cyangwa uvuka wenyine. Uwo ntabwo mukomerekeje, ahubwo yihangane. Ariko nubwo yaba avuka wenyine kwa se na nyina, ariko afite kwa se wabo, afite kwa nyirasenge, afite kwa nyina wabo, afite n'abakomoka, n'ahakomoka, afite umuryango.
afite umuryango wagutse kandi udafite n'umuryango akaba yaravutse agasanga ari ku muhanda afite leta imureberera. yego kandi nawe ntabwo yavutse ku giti ahubwo uzumva naguhaga urugero uzumva umuntu akubwira ati ko wihugiyeho cyane ko kudaheruka kutuvugisha ibiki n'ibiki ati narabuze nandi muri ibi n'ibi ni rwa rukundo wikunda wo bwawe urareba situation urimo cyangwa se ibihe urimo ubuzima urimo ukumva we uharanira kugenda imbere yawe ngiye aha n'aha nakoze akazi kanaka none nshyuye umuhigo mu kinyarwanda cyiza ni umuhigo niba ugiye ahantu ufite abana urera cyangwa se ufite umugore utunze ahantu runaka umuhigo ucyuye ibyo ni ibyawe urabicyuye umunsi ku wundi bikaba uruhererekane bita mu ndimi z'amahanga bita ngo ni sequence uruhererekane bikaba umunsi ku wundi ntiwibuke wa mubyara wawe ubu turi kuvugira ahangaha ufite mubyara wawe mu yindi ntara ufite ahantu hatandukanye ariko ntuheruka kubavugisha mu yandi magambo tuvuge ngo warize birutse bene wanyu batize ngo barihishe yego yes twakomeza warutubwira uti ukitubwira ati urukundo rukunda rwikunde urukundo rwikunda twabivuzeho urukundo rukunda abantu rukunda ibintu udakunda abantu dutanze urugero tuti niba abantu biwanyu bize wowe warize bwira amahirwe ariko ntiwabasha kugira gute gukebuka mujye kwihira bene wanyu batabashije kwiga arega ibyo byo ntabwo ari ikibazo kumenya amakuru yabo ni icyambere hari igihe umenya ko bize no kujya kubarihira ariko wajya kurihira abantu nje ntabwo mfite ubwo bushobozi bwo kubona twavuze ubushobozi n'ububasha bwo kuba nabarihira ariko ugasanga nabo ubwabo ntacyo bifitemo nsigurira akantu gato ya rero wampa ububasha nakuraho urukundo rwikunda ubwo bubasha mu masegonda make urwikunda twavuze urukundo rwikunda rwo kuba ugenda ukamara umwanya wose witekerezaho yego ubonye ububasha rero wakora iki nakuraho urukundo rwikunda wampa ububasha uyu munsi wa none unabuhawe puyimwe ubwo ni inama kuri iyo ngingo ugiye kuvuga nzakora iki buriya rero ububasha tuba tubwifitemo ntabwo ari ibyo kuvuga ngo n'abantu bafite urukundo rwikunda nuko ariko baba bagize priority cyangwa se bagize nyambere kugira ngo bikunde ariko burya muri bo mw'imbere bifitemo na rwa rukundo rwakunda abandi yego twinjiye ku ngingo ya kabiri wamubasha nakora urukundo rwikunda rukunda ibintu udakunda abantu gukunda ibintu udakunda abantu yego jangugu wowe turi kumwe ahangaha urukundo rukunda ibintu udakunda abantu akenshi urabizi urukundo katugaruke ku rukundo rw'abantu bagomba gushakana cyangwa se abakundana ukirarangiye kumanza kugurugera ndishemo rukunda ibintu rudakunda abantu hari umusore ufite ubukwe muri iminsi mugenzi wanjye yarambwiye ngo narabukoze mfite miliyoni 3 nyuma y'ubukwe zera miliyoni 5 ngo ariko icyo nabonye abantu bakunda ibirori no mu mwanya urimo ariko ungiye kuburara hari nubwo nshobora kuguriza 5 ntibabiri nirwo rukundo rukunda ibirori n'ibintu rudakunda umuntu aho ngaho nyir'ubukwe azerekana ibitangaza ko ashoboye ntabwo na brayiminga cyangwa se nagaya abantu baje muri ubwo bukwe babona ari bitangaza mu gihe cyo kujya kuburara atari bona ibintu ntibamwiteho nuko aba yaberetse ubundi baramutwereye amafaranga yego ariko agiye kuburara akaba yagwamara muguriza 5 ariko yerekanye ubukwe bw'itangaza
ubwo bw'igitangaza rero yerekanye buriya nkubwire ntuzerekane ubushobozi udafite kuko byakubuza ubufasha aho byo gukura ku muntu. Yego. Kwigira utari we bituma uwakagombye kugufasha atagufasha kubera aho kuziho kwa kwirarira wakoresha ibintu by'itangaza. Mirindi y'abasore wamubasha nako urukundo rwikunda rukunda ibintu rudakunda abantu. Tugeze ku ngingo ya kabiri. Nibyo twavugaga. Urukundo rukunda ibintu rudakunda abantu. Yego. Uzarebe burya nashatse kuvuga ku bantu bagomba gukundana bashaka kubana. Abantu bakundana bashaka kubana. Yego. Burya buri wese agomba kuba akunda undi. Urukundo ni nk'amapine y'igare. Igare rigira amapine abiri. Rimwe ridakora ntabwo igare rigenda. None hibaza umuntu ukundanye n'umuntu mushaka gushakana umwe akunda ibintu utunze adakunda wowe ukunda we. Ni hahandi igare rimwe rizaba rigenda irindi ritagira ipine rizaba rikora yego irindi ridakora. Urwo rugendo igare ryakora rifite amapine abiri rimwe riri mu mwuka irindi ryapfumutse urwo rugendo rwagira he? Niba ari inyuma ryatobotse ryapfumutse riba rivuna imbere. Yego. Ntabwo rukomeza. Yego. Niho uzasanga abantu bamara amezi 6 cyangwa se amezi 5 tutirengagije n'abiri bakora divorce nyuma yo kubana. Ati ibi bintu kwa wabihuje gute n'ubuzima tubayemo muri iki gihe cya none gusanga nako aho urukundo rwikunda rudakunda urukundo rukunda ibintu rudakunda abantu ubigeranyije muri periode turimo usanga umuntu asiga avuga ati nzimare nurane dushaka tuje kudivorce mu mbere. Umbajije ikibazo cyiza numvaga kindya. Ariko nkosoye akantu gato uvuze ngo muri iki gihe ntabwo ari muri iki gihe byahozeho. Kuvuga ngo wamubasha ubundi ni igisigo natangiye nandika. Yego. Kuri icyo gisigo akantu gato cyane. Igisigo nanditse natekereje wamubasha ngendeye hambere niga mu ishuri ribanza primary cyangwa se primaire. Ntabwo ndibuze kuhavuga. Ariko ndibuka twabaga twicaye ahantu tuvanze turi abahungu n'abakobwa twicaye mu ntebe ufite aho wicara naho wandikira bitaga pupitre. Intebe yicaraho 4 abahungu 2 n'abakobwa kuko twari turi bucucike. Ariko abana twiganaga bazaga ku ishuri ndibuka turi mu wa 4 mashuri abanza ni icyiciro cya 2 cy'amashuri abanza twiga mu gitondo tukasubiraho saa 6. Noneho abana b'abahungu b'inshuti zanjye bakaza bafite amabiswi amabombo ntazi bakuye kuko ngiye niba ari amafaranga y'iwacu sirenze iyo bibera cyane cyane ko nta niyo twagiraga nta renze iyo bibera. Ariko ngiye nabaga mfite ikigori cyokeje mu ibaga n'ikijumba cyangwa ikijumba. Ikigori cyokeje nicyo cyabaga kiri portable cyangwa se portable. Noneho nkakirya saa 4 turi muri recreation cyangwa se turi muri break. Ariko abo bana bazanaga amabombo n'amabiswi bakayaha babakobwa twigana ndetse n'amabiswi n'ibiki. Ariko iyo babaga basibye abo bana muri pipitre abo twicanaga babazaniraga ayo mabombo barazaga bakambaza ngo ikaye runaka ntago wavuga izina ngenda bambibuka. Burya aba-friend benshi nabo muri primaire ikaye runaka irihe ngo tumufatire note bakamufatira note kubera ko baha amabombo. Ariko ngiyo nabaga nasibye ntabonye ndikiraga kuko ntacyo nabahaga. Ariko ibyo no muri secondaire bibaho. Yego. Twara muri kantine bafatira none. Ubwo rero icyo nashatse gukosora ni icyubu ngubu wavuga ngo ugereranyije n'ubuzima bwo ntabwo nagiye kwandika kira gisigo uwamubasha
ngendeye ku by'ubu ahubwo n'igihe cyose byabagaho ariko ngarutse gatoya inyuma uwamubasha cyari igisigo ariko aho ngiye hose nkazana igika nsanga uwamubasha ari ikintu kigari ari nayo mpamvu uzantumira kenshi ahangaha nzaguma ahangaha kenshi ntabwo nzagutuma aho guhawe ikaze mpawe ikaze yego nzaguma ahangaha kenshi nza ngo uwampubasha. Tugana ku musozo mu bahanga by'umwari kumwe ko dusoje iminota mikeya twakwakiriye guca ubundi igitekerezo twamaze kumenya cyavuye yuko ari cyo usize wagiye ugira ukagenda ubikura ahantu hatandukanye. Uyu munsi wa none umuntu kubona ikinyarwanda gikura nicyo wize mu ishuri nicyo watoraguye oya iyo uvuze gutoragura ni ugutora mu nzira ubaye ugenda ugatora mu nzira. Abanzi icyongereza ntarakize yego abazi igifaransa ntarakize uko si ugutora ahubwo no kurahura ubwenge burarahurwa ariko nanone ntabwo warahura ubwenge udasanzwe wifitemo ubundi. Ubwenge burahura ubundi ni ibintu umuntu aba yifitemo agenera nabyo kuko njye muri segonderi nize imibare ubugenge n'ubumenyi bw'isi. Byinshi bazabimenya tuzagenda tukumenya buhoro buhoro. Kaminuza niga icungamari muri universite nibyo nize. Ikinyarwanda rero ni kiri muri jewe. Ni kwa kundi urahuye umuriro udafite inkwi zo kugira mu canundi ngo ufatishe umuriro ushize hariya udafite inkwi zo kucana ngo igicaniro kigume cyaka ntaho wafata. Hari ingingo ya gatatu tutari buze kuvuga tuzavugaho ubutaha mu minota. Ni ikiganiro cyiza cyane cyakiryoshye niyo abantu badukurikiye gukora subscribe, like, share na comment kuri Tagni TV. Murabona akazogera kari hasi hano hari umutuku mukande kugira ngo ibiganiro by'umu papa urumuje ibyo nabyo bazamenya ubutaha. Ingingo tuzaheraho ubutaha tuvuze uwampubasha nakoraho urukundo rwikunda nakoraho urukundo rukunda abantu ntirukunde ibintu rukunda ibintu udakunda abantu. Icya gatatu tuzaheraho no kuvuga ngo rukunda ubuzima rudakunda abazima ubuzima rudakunda abazima. Tuzabisobanukirwa ubutaha. Nawe n'abamwe turagushimiye cyane ahubwo ni karibu ni wawe nanjye ushaka wancimye. Urakoze cyane jangu kuri Iris 1